hanyuma akomeza agira ati mbega ngo muratanga ibyishimo. Reka nizere yuko umerewe neza wowe mukunzi wacu wa kigalipress aho uherereye hose, by'umwihariko kandi wowe mukunzi wa ekipe ya Rayon Sport, ekipe y'igikundiro cyane ubona yuko ikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abayegereye abari mu mujyi wa Kigali. Urabona yuko ekipe yabo gikundiro bayikunze cyane. Ni ibyishimo rero bikomeje kuba biri mu bafana ba Rayon Sport kuva ku munsi wa hejo guhera saa 5 z'amanywa kugeza n'ubu ngubu ubona yuko abagiserebura intsinzi yabo. Rero reka tugarukeho kuri ekipe ya Rayon Sport ubona yuko yakoze amateka nyuma yo gutwara igikombe kiruta ibindi byose hano mu Rwanda, ndavuga Super Cup, nyuma y'igikombe cy'amahoro ndetse n'icya shampiyona, ubwo amakipe ahura maze ubundi agahatanira kino gikombe cya Super Cup. Rero ni ukuvuga yuko mu bigaragarira buri wese iyi ekipe ari igikundiro kandi ikunzwe na buri wese. Reka twikomereze rero turebe ukuntu byifashe yaba ku munsi w'ejo wahashize, ndavuga ku munsi wo kwa gatandatu guhera saa 5 z'amanywa. No kuvuga yuko ibintu byari bimeze neza, ubona yuko binateguye bigiye ku murongo rwose. Ekipe ya Rayon Sport biteguye kuba rwose yabaha ibyishimo no ku ruhande rwa aprfc, kuko nawe utarakamenya cyangwa se nawe wakamenya neza ekipe iri buze gutsinda. Ariko urebye imbaraga abariyo bari bafite na ambiance, wabonaga yuko rwose Rayon Sport itagize ikikora rwose itabasha kwikura mu myanya y'intoki y'abafana. Rero urabona yuko byagenze neza kandi ibintu kuva Charles yagira icyakora ku ntangiriro mu minota ya mbere rwose ubona yuko yahise ayiha ibyishimo abafana. Rero ntabwo byakomereje aho ngaho, na Kalisa Rashid nawe yagize icyakora ubwose ubona yuko abafana bakomeje kubyishimira cyane ku ruhande rwa Rayon Sport. Ubona yuko rwose Rayon Sport ntako itari yagize kandi ubona ko rwose ku mpande zombi bagerageza kuba bakataka kandi ukabona yuko ibintu bimeze neza. Ariko ubona yuko rwose igitego cya aprfc kugira ngo kibashe kuba cyajyamo ari ibintu biri kure cyane. Rero ntabwo byaje kuba byakorohera iyi ekipe ya aprfc kuko ku munota wa nyuma nabwo mu masaha cyangwa se mu minota ya nyuma y'iminota 45 baba bahawe, haje kuba haboneka penalty yatanzwe maze igatsindwa na Ojera. Rero ntabwo byaje kuba byakorohera iyi ekipe. Nanone Ojera aho yaje tugarutse gato kuba yashyiramo penalty mu buryo bwihuse cyane, umusifuzi avuga yuko agomba kuba yagasubiramo kugira ngo ibintu bikomeje guca mu mucyo neza. Ojera rero n'ubuhanga bwe yaje kuba yasubiramo birangira amaze ubundi Ojera anayishyizemo penalty birangira ari 3-0. No kuvuga ko rero Rayon Sport yaje kuba yabona penalty ebyiri maze ubundi banabona n'igitego kimwe. Ekipe ya Rayon Sport itahana ibitego byayo 3-0 bwa aprfc. No kuvuga ko yahisimanika kino gikombe rwose, ambiance nyinshi mu bafana duhereye mu marembo ya Kigalipress Stadium. No kuvuga yuko rwose ambiance yese ihaguruka mu bafana ba Rayon Sport, barinda bageza hepfo mu marange. No kuvuga ngo reka turebe defile y'aba bafana, tuze no kureba n'ubutumwa bwa Minister wa Sport hano mu Rwanda. Ariko reka tubanze tubashe kuba twareba ubu butumwa bwa Minister yasangije abariyo muri rusange, anabashishikariza yuko bagomba kwishimira intsinzi ya Rayon Sport ariko banywa race.
no kuvuga yuko abakangurira kuba bafata ku gacupa mu urugero akaba ari ubukangurambaga bukomeje gukorwa mu bijyanye no kwirinda kunywa inzoga cyane, bavuga ati tunywe race. Ababwiye ati rero intsinzi ni nziza tugomba kwishimira ariko tunywa race. Rero ubutumwa yahaye abariyo muri rusange cyangwa se bagikundiro, yagize ati oriyo ubona yuko arimo rakurura ku bw'amarangamutima ashyiraho Rayon Sport, hanyuma akomeza agira ati mbega ngo muratanga ibyishimo, congratulations for Ferwafa. Rero no kuvuga yuko n'ubutumwa yarageniye aba Rayon Sport, arangije munsi yaho agira ati ariko twishimire intsinzi tuzirikana kunywa race. Ubwo ni ubutumwa rero bwa Aurore Imosa Munyangaju yageniye aba Rayon Sport muri rusange, ariko ubona yuko mbere yuko bagira icyo bafata babanje kuba bakora defile kuva mu marembo ya kigalipress stadium ndetse baramanuka hepfo no kuri 40 hose barahagera kugera no mu marange. No kuvuga yuko yari ambiance nziza cyane rwose kugeza na n'ubu ngubu, nizera ko abariyo batajya biuriramo muri make. No kuvuga yuko n'ubu ngubu rwose abariyo barakishimiye intsinzi yabo y'ibitego bigera kuri 3-0 bwa aprfc. Rero reka dukomeze tunarebe uko ekipe ikomeje kwiyubaka, urebye ko mu minsi iri imbere mu mikino ya pre-season ititwaraga neza, ariko yagize icyo rwose amaze ishimisha abafana bayo, ibaha ibyishimo kuri ekipe ya Mukeba nayo wabonaga yuko yageragezaga muri iyi minsi yo ukabona mu mikino ya pre-season igerageza kuba yakitwara neza. Reka rero turebe yuko aba banyamahanga ari icyo bazamarira aya makipe ku mpande zombi, no mu mikino ya shampiyona ndetse no mu yindi mikino mpuzamahanga aya makipe afite ku mpande zombi. Turebe rero niba hari ibyishimo bazaha abanyarwanda muri rusange muri iyi mikino ya za shampiyona mpuzamahanga bafite mu minsi iri imbere, amaze tubashe kuba twakomeza kwinjoyinga bino byishimo byiza by'abafana. Iyi ni Kigali Press, dukomeza kubaha breaking news, amakuru agenda avugwa kuri sport yaha mu Rwanda, ndetse tunagerageze no kubasangiza nayo hanze. Turabashimiye, mukomeze kugira weekend nziza.